Inkuru z'amashimwe zikomeje kuba nyinshi, umuhanzi uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana Theo Bosebabireba. Inyuma yaho itorero rya Pasiteri Prophet Fidèle Masengo ryakusanyije inkunga ingana na miliyoni imwe y'amafaranga y'u Rwanda, maze rishyikiriza Theo Bosebabireba kugira ngo arusheho gukomeza kwita ku mugore we no kumuvuza. Theo Bosebabireba nyuma y'amarira amaranye igihe kinini ku mbuga nkoranyambaga, akomeza gusaba abantu kumushyigikira kubera ko ubushobozi bwari bumaze kuba bukeya bwo kuvuza umugore we. Itorero rya Pasiteri Prophet Fidèle Masengo ryakusanyije inkunga ingana na miliyoni imwe y'amafaranga y'u Rwanda, maze rishyikiriza Theo Bosebabireba. Iki ni ikintu cyakoze ku mutima Theo Bosebabireba, maze nawe ntiyaripfana. Ashimira Imana cyane, ashimira Pasiteri Prophet Fidèle Masengo wagize uruhare mu gushishikariza abakristo be gukusanya inkunga ingana na miliyoni imwe y'amafaranga y'u Rwanda, maze bakayishyikiriza Theo Bosebabireba. Yabasabiye imigisha ku rwego rwo hejuru no gusaba Imana gukomeza kubashyigikira. Umugore wa Theo Bosebabireba byamenyekanye ko afite iki kibazo cy'uburwayi bw'impyiko mu mwaka w'ibihumbi 2024, umwaka ushize. Ibi rero byatubaga akorerwa dialyse gatatu nibura mu cyumweru. Ibingibi byasabaga Theo Bosebabireba amafaranga angana na miliyoni imwe n'igice ya buri kwezi mu rwego rwo gukomeza kuvuza umugore we. Ibi byakomeje gukura cyane, bituma bikomeza kurenga ubushobozi bwa Theo Bosebabireba. Byatumye Theo Bosebabireba yiyambaza imbuga nkoranyambaga, atangira gusaba abafana be kumushyigikira n'abakunze ibihangano bye ngo bamushyigikire ngo arebe ko umugore we yavuzwa. Abasitari bakomeye batandukanye batangiye kujya bohereza inkunga kuri Theo Bosebabireba. Inkuru z'amashimwe rero zikomeje kwiyongera kuri Theo Bosebabireba. Umugore wa Theo Bosebabireba Mushimiyimana Marie Chantal nibura akorerwa dialyse gatatu mu cyumweru. Abatazi dialyse ni uburyo bwo kuyungurura amaraso ndetse no gukura imyanda mu maraso kugira ngo impyiko z'umuntu zirusheho gukora neza. Akenshi akamaro k'impyiko ni ugukura imyanda mu maraso, kugenzura urugero rw'amazi n'imyunyu mu mubiri, ndetse no gukora imisemburo ikomeza gufasha umubiri gukora neza. Iyo impyiko z'umuntu zitagikora neza, amaraso yuzuramo imyanda, bigatuma ikibazo gikomeza kugera ku rwego rwo hejuru. Dialyse rero nicyo gisubizo kiba gisigaye kugira ngo ubuzima bw'umuntu burusheho kugenda neza. Iki gisubizo rero cya dialyse gisaba amafaranga menshi cyane n'ubushobozi bwo hejuru hano mu Rwanda. Theo Bosebabireba rero avuga ko ubushobozi bwo kugira ngo umugore we akomeze gukorerwa dialyse nibura gatatu mu cyumweru byari bimaze kurenga ubushobozi bwiwe, aho yari amaze no kwisanga mu madeni atandukanye. Byahise bituma yiyambaza imbuga nkoranyambaga n'abantu bamenye ibihangano bye ngo bakomeze kumushyigikira no kumufasha. Abasitari batandukanye batangiye kumwohereza ubufasha, muri bo twavugamo nk'umunyamakuru Mutesi Scovia, Pastor Mignone, Nzahuke Foundation ndetse n'abandi batandukanye. Theo Bosebabireba akomeje gushimira Imana n'amashimwe akomeje kuba menshi cyane, kubera ko avuga ko nta deni na rimwe agisigaranye ibitaro, ndetse akanavuga ko ugomba guha umugore w'impyiko yamaze kuboneka nubwo impyiko batarazimuha. Gusa ibi ni ibintu ashimira Imana. Theo Bosebabireba ashimira abantu bose bakomeje kumuba hafi ndetse no kumwohereza ubutumwa bw'ihumure. Akomeza gusaba abantu bose uwaba agifite nyine umutima w'impuhwe cyangwa se afite n'ubundi bushobozi, yareba uburyo yakomeza nyine kumufasha, kubera ko nubwo bikomeje kugenda neza, gusa nyine ubwo burwayi ntabwo burakira. Dukomeze kwifuriza umugore wa Theo Bosebabireba kurwara ubukira. Theo Bosebabireba Imana ikomeze kumushyigikira no kumuvurira umugore. Ndagushimiye wowe ukomeza gukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Ntiwibagirwe gukanda subscribe nimba ari ubwa mbere ubanye natwe. Aha ni kuri Nishimwe Update News, ni ku isoko y'inkuru n'ibyegeranyo biryoheye amatwi buri wese yakifuza kumva.